Yes, amahoro y'Imana kuri mwese nibihe byiza muri rusange. Nizere ko mumeze neza, nizere ko mukomeje kugenda mugubwa neza cyane mu bice bigiye bitandukanye muhereremo, abadukurikira muherereye amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, umujyi wa Kigali no hanze y'u Rwanda hose. Nizere ko mumeze neza cyane. Ndagira ngo tuganire kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'u Rwanda. Ibintu byongeye kuba bibi, ibintu byongeye kuzamo agatotsi. Ni nyuma yuko abantu bari barangajwe n'ibyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze gutegura ibihano bikomeye cyane ku Rwanda, ariko ndagira ngo tuze kubigarukaho, ariko tunitsa ku ruhare rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'inyungu zabo muri uyu mutekano muke ndetse n'intambara iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Antoine Felix Tshekedi ari gutanga igishoboka cyose kugira ngo u Rwanda rube rwafatirwa ibihano. Iki ni ikintu nshaka ko tuza kuganiraho by'umwihariko, turakiganiraho nk'u Rwanda ariko nka Afurika muri rusange, mbere ku buryo umugabane wa Afurika ukomeje kuba wakikururira ibyago bikomeye cyane. Ibyo byose ndaje tubyinjiremo, ariko mbere na mbere turaza kubyinjiranamo n'abantu bamaze kuba bakanda subscribe nawe utarayikanda rwose. Iki nicyo gihe kandi kugira ngo ibintu birusheho kugenda bimera neza cyane, tuzabagezaho amakuru menshi muri politike, diplomasi n'ibindi bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi. By'umwihariko twibanda ku nkuru zifitanye isano n'u Rwanda rwacu kugira ngo ibintu birushaho kugenda bimera neza cyane. Ndagira ngo duhere mu itangazo nabonye rwose Leta ya Congo yashyize hanze mu kanya gato, igaragaza uburyo ku munsi w'ejo M23 ngo yishe abasivile bagera kuri 4. Iri ni itangazo ryasohowe n'uruhande rwa Leta, nubwo nabonye M23 ibyamaganira kuri ravuga iti rwose ibi bintu uruhande rwa Leta ruri kugaragaza rwose. Umuntu tuzi wapfuye n'umwe wishwe n'icyorezo cya Ebola muri Bukavu. Ibyo byose ni biri kugenda bigarukaho, ariko ndagira ngo tugende tuzamuka dusatira ku ngingo yacu nyamukuru ndetse tuze no kuyitsaho cyane. Murabizi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bihe bigiye bitandukanye ndetse no mu mezi make ashize zafatiye ibihano u Rwanda, by'umwihariko na bamwe mu bagaba bakuru b'ingabo ndetse n'abandi basirikare benshi mu ngabo z'u Rwanda bagiye bafatirwa ibihano, n'abandi bayobozi mu myanya igiye itandukanye mu gihugu bafatirwa ibihano bigiye bitandukanye. N'ibihano nabonye Leta ya Congo ivuga ko rwose ngo ifitemo uruhare kandi ngo izanakomeza gutanga buri kimwe cyose kugira ngo u Rwanda rube rwakomeza gufatirwa ibihano. Ibi ni ibintu bikomeje kugenda bigarukwaho, ariko abantu batari kureba neza rwose. Abantu ntabwo bari kubyitaho neza mu buryo bukwiriye kugira ngo barebe ngo ese ni iyihe mpamvu itumye Perezida Tshekedi yongeye kwitabira inama ikomeye cyane igiye kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bintu birimo ikintu bita akagambane, birimo uburyarya bukomeye cyane buri gukorerwa Congo, ariko ingaruka zikagera ku Rwanda. Iki ni ikintu mukwiriye kuba mwamenya. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri kuryarya Congo, ariko ingaruka zikagera ku Rwanda mu buryo bwo kugira ngo bwa budasa bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo kuba yiyita umubyeyi w'isi. Ndaza kuba nagira ibyo nkemura muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ntitaye ko ari iri mu makosa cyangwa se ariyo ifite uruhare rukomeye cyane muri uyu mutekano muke tubona ndetse n'ibigenda bitangazwa. Rwose Leta ya Congo ifitemo uruhare rwa 99%, ibindi bihugu bikagenda bisaranganya iryo 1% risigaye. Kuko iyo ugiye kureba ubona uburyo Leta ya Congo ifatamo bamwe mu baturage. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika itareba cyangwa se ititaho n'umunsi n'umwe. Icya kabiri, wareba ukareba uburyo Leta ya Congo yagiye yitabira ibiganiro ndetse n'u Rwanda narwo rukaba ruriyo, ariko wajya kureba ngo ese rwa ruhande cyangwa se za ngingo twumvikanye, uruhande rwagerageje kuba rwatera intambwe yo gukora cyangwa se yo kubahiriza amasezerano, ukajya kureba ugasanga rwose Leta ya Congo byaragoranye, nta n'ikintu na kimwe bigeze bagerageza, nta n'ubushake bagaragaje bwo kuba bagira ibyo bashyira mu bikorwa. Ibyo byose bikagaragaza uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika iza kuba ari yifatira ibihano igendeye ku kuri kwa nyako cyangwa se igendeye ku bigaragara binakwiriye. Leta ya Congo yakwiye kuba yarafatiye ibihano inshuro nyinshi zigiye zitandukanye, kuko ibiganiro by'Doha ntago yigeze ibyubahiriza. Ibiganiro by'i Washington byabahuje n'u Rwanda, Leta ya Kinshasa rwose nta n'intambwe n'imwe yigeze itera yo gushyira mu bikorwa ibyo biganiro. Icya kabiri, Leta ya Congo rwose nge niyo mpamvu nshingiraho mbyita uburyarya buri gukorerwa u Rwanda, ariko inyungu ziri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Perezida Tshekedi ubwe ku giti cye. Ntabwo ari inyungu za Congo, ni inyungu za Tshekedi ubwe ku giti cye. Ni deal yapanzwe na Tshekedi ndetse na Perezida Donald Trump, ndetse bagira ibyo buzuzanya abakongomani batazi, ariko mu minsi iri imbere tuzazana kandi mugomba kuba mwamenya. Ariko nabonye Perezida Donald Trump ku munsi w'ejo yaragarutse ku Rwanda, ndetse agaruka kuba ngo hari bimwe bumvikanyeho n'u Rwanda, ndetse hari namwe mu masezerano basinye u Rwanda rutubahirije. Rwose
avuga ko u Rwanda rugiye kongera gufatirwa ibihano bikomeye cyane kandi ngo bizaza bishaririye kuruta n'ibindi bihano byose ngo mwabonye n'ibindi bigiye bitandukanye wenda yatangaje tutagiye kugarukamo cyangwa se tutagiye kwinjiramo cyane. Ariko iyo ugiye kureba nk'uko muri buka abantu mukurikira ibiganiro byacu murabizi ko Perezida Tshekedi nababwiye uburyo yatangaje ndetse ashira amanga aravuga ati Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo izakora igishoboka cyose kugira ngo u Rwanda rufatirwe ibihano. Muri make ni nko kuvuga ngo u Rwanda nta cyiza ndwifuriza, icyo ari cyo cyose kibi cyagira ingaruka ku Rwanda nzagerageza kuba nagikora. Ibyo ni ibintu yatangaje mu minsi ishize ubwo yari mu nama ikomeye cyane yahuzaga perezidansi ndetse na bamwe mu bayobozi bakomeye cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni intambwe nyinshi leta ya Congo yagiye itera ubona ko idafite ubushake na buke bwo kuba yakumvikana n'u Rwanda. Ariko ibyo byose Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntago ibirebaho cyangwa se ntago ibiha umwanya ngo ibirebeho ijye gufata ibihano yabanje kureba ngo ese ni uruhe ruhande ubona ko ruri gukora ibisa nkaho byica umubano, byica amasezerano, byica intambwe yari imaze guterwa. Iyo ugiye kureba leta ya Congo, ibiganiro by'i Washington bikirangira, leta ya Congo yakiriye bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda biganjemo abatangaza amagambo menshi arimo ayapfobya akanahakana jenoside yakorewe abatutsi 1994. Yakira bamwe mu bagiye bashinga imitwe y'iterabwoba igambiriye guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ibyo byose ni intambwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagakwiriye kubirebaho ndetse ikaba yanafata ibihano. Ariko kubera za nyungu Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo biragoye, ntibikunda. Muzabitegereza imyaka n'iyindi. Intambara imaze imyaka irenga 20 intambara M23, intambara ya FRDC, FDLR n'ibindi bigiye bitandukanye bimaze imyaka irenga 27, 32. Ibyo byose ni ibintu bigaragara. Ariko iyo ugiye kureba mbona ko leta ya Congo ifite ubushobozi bwo kuba yahagarika ibibazo byose, ariko ubushake nicyo kibazo. Ubushake bwo kuvuga ngo FDLR ndayirukanye mu nzego zanjye, kuko FDLR yamaze kugera mu nzego nkuru za leta ya Kinshasa, ni bamwe mu bayobozi bafata imyanzuro. Ibyo byose ni ibintu bigaragaza ko leta ya Congo yo yihuje na FDLR, nubwo nabonye mu minsi iri imbere bavuga ko ngo FDLR igiye kuvugururwa ikaba yahabwa amazina mashya ngo igahindurirwa n'intego n'intumbero zayo, ndetse ikabona n'abayobozi bashya harimo uyu muhungu wa Habyarimana bita Jean Habyarimana wagira uruzinduko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu minsi yashize. Bivugwa ko ari bimwe mu byo baganiriye kandi ngo bagomba kuba bakuzuza mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ibyo byose ni ibintu tugomba kugenda dutegereza tukareba uburyo bimeze. Ariko icyo abantu mukwiriye kuba mwamenya rwose nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze guteguza ibihano ku Rwanda. N'ibihano nkeka ko nubundi biri buze bisa nk'ibindi byose twagiye tubona, ariko abantu bose bashidikanyaho, kuko umunyakuri cyangwa se umunyapolitike nyakuri n'undi abona ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bw'ibanga ifite inyungu ikura muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo zitaziguye, ariko ziruta kuba yahagarika iyi ntambara. Kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko twagiye tubigaruka mu bihe bigiye bitandukanye, narababwiye ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika imeze nka wa muntu uza kuzimya cyangwa se ujya kuzimya ahantu hari gushya, ariko akaboko kamwe akagukoresha azimya, ariko kandi agajya acunga abantu akanyanyagiza muri lisansi cyangwa se peteroli kugira ngo bigurumane, akomeze abone inyungu, ko bivurungatanya inyungu ziba ziyongera ku munyamerika, inyungu ziba zinjira. Ntabwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaza muri iyi ntambara nta nyungu zihambaye ifitemo, kandi intambara ihagaze cyangwa se uyu mwuka mubi ugahagarara, za nyungu nazo zahagarara. Ibyo ni ibintu bigaragara ndetse abantu mukwiriye kuba mwamenya. Ariko ndagira ngo abantu mukurikire ibiganiro byacu, nkeneye comment zanyu rwose. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba ari igihugu cy'igihangange cyafata imyanzuro ndetse n'ingamba zigiye zitandukanye, cyanahungabanya ubukungu bw'ibihugu byinshi kiramutse gifashe ibihano. Ariko rwose umwirabura cyangwa se umunyafurika muri rusange rwose hari uburyo akomeje gupyinyagazwa. Nicyo kintu nakundiye Perezida Paul Kagame ndetse na Perezida Ibrahim Traoré. Ubona ko nkuko ibitangazamakuru bikomeye cyane mu minsi yashize nabonye bandikaga kuri iyi nkuru, bavuze ko Perezida Ibrahim Traoré ndetse na Perezida Paul Kagame bongeraho n'uyu muvandimwe wa Mali Assimi Goïta ngo ni bamwe mu bayobozi b'impirimbanyi bari kurwana uburyo Afurika yagira ubwigenge, ndetse bari kugerageza kwibohora ubukoroni bw'ibi bihugu. Murabizi mu minsi yashize u Rwanda rwacanye umubano n'Ububirigi. Ibi ni bigaragaza ko nyine Afurika hari uburyo ibiri kwibohora intambwe ku yindi. Bizaba ni byo kuza ukagendera mu kwaha kw'Ababirigi, ukagendera mu kuboko kwabo bagutegeka. Ibyo ngibyo u Rwanda rwatangiye kugenda rubishyira ku ruhande. Ntekereza ko n'umunyamerika umunsi umwe muzabona u Rwanda ruvuze ruti rwose umubano wacu na Amerika rwose
umaze kuba wazamba turawuhagaritse. Ibyo byose ni ibintu bigaragara. Nabonye u Rwanda rwatangiye kuba rwagirana ubufatanye bwimbitse bw'imbere na leta y'Uburusiya. Nabonye bamwe mu bagaba bakuru mu ngabo z'Uburusiya bari i Kigali mu Rwanda mu nama ikomeye cyane y'ubufatanye mu by'umutekano. Mbona ko u Rwanda ruri kugerageza ibi bintu bibiri bitandukanye. U Rwanda ruri kugerageza kure mu mubano uremereye w'Uburusiya n'u Rwanda mu kwitegura kuba basezerera leta zunze ubumwe za Amerika bakazibwira ati rwose umubano wacu tuwushyireho akadomo. U Rwanda n'Ubushinwa nabyo biri kubaka umubano ndetse n'ubukungu bukomeye cyane kugira ngo igihe u Rwanda ruzavuga ruti leta zunze ubumwe za Amerika kwisha, rwose u Rwanda ntuzagira icyo ruhungabana cyangwa se ubukungu bw'u Rwanda buhungabana. Ibyo byose ni kugenda tubihanga amaso tukareba uburyo bimeze, tukareba n'uburyo bigomba kugenda birangira. Reka mfate uyu mwanya nshimire buri wese waduhaye umwanya we ukumva ikiganiro. Uruwa agaciro wowe wamaze kubakanda subscribe nawe utarayikanda ikindi cyo gihe kandi kugira ngo ibintu birusheho kugenda bimera neza cyane. Imana ibarinde, ndabakunda cyane. Ndagira ngo muze kutubwira muri comment, nyine comment yanyu imwe gusa kuri buri muntu uri burebe iki kiganiro. Dukomeze dukore muri ubu buryo bwa video cyangwa n'ubundi dukomeze twikorere mu buryo bwari busanzwe. Ibyo muraza kutubwira. Imana ibarinde, ndabakunda cyane. Ubwo baratubwira icyo twahinduramo, icyo twakongeramo kugira ngo ikiganiro gikomeze kuba cyakura intambwe ku yindi, ibintu birusheho kugenda bimera neza cyane. Imana ibarinde, ndabakunda cyane.